bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Nko ku cyumweru gishize n'uyu munsi Yezu akomeje kugenda asura abigishwa be bahiye ubwoba kandi bifitemo gushidikanya. Yezu Kristo rero arababaza uyu munsi ati kubera iki mufite ubwoba bwose mufite n'ubwiki, kubera iki mwifitemo gushidikanya mu mitima yanyu. Ibyo yari bibajije abigishwa be, ari n'uyu munsi rero arabikubaza wowe. Kubera iki ubwo bwoba bwose ufite n'ubwiki, kubera iki wifitemo gushidikanya. Yezu wazutse ntabwo ari umuzimu. Yezu wazutse ni umuntu rwose, n'Imana rwose, kandi arashaka kugaragariza uko kuri abigishwa be, abereka ibimenyetso byo kubabara kwe, ibimenyetso by'urukundo rwe, kandi yanemeye no kurya ikimanyu cy'ifi yokeje imbere yabo kugira ngo abereke ko atari umuzimu, ahubwo ni we ubwe ubasura kandi ubifuriza amahoro. Impano rero y'uyu munsi Yezu Kristo yahaye abe ni impano ikomeye cyane. Yezu yashatse kubakiza ubuhumyi bw'umutima kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ibyanditswe bitagatifu. Yezu yaravuze ati ibi byose byarujujwe, ibyari binyerekeyeho byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi ndetse no muri Zaburi, byose byarujujwe. Ni koko umwana w'umuntu yagombaga kubabara no gupfa, hanyuma ku munsi wa gatatu akazuka, hanyuma amahanga yose azagezwaho inkuru nziza yo guhinduka, inkuru nziza y'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo byose rero ayo mahanga yose ni twebwe twagejejweho ibyiza byo kugarukira Imana, byo guhinduka kubera ko twamenye Imana, kandi n'ibabarirwa ry'ibyaha. Twese twumvise ko dushobora kubabarirwa, hanyuma tukongera bundi bushya tugafata urugendo rwacu rugana Imana, kubera ko iyo tubabariwe tubasha guhindura umutima, hanyuma tukayikomeza nyine urugendo rwacu. Yesu rero yongeye ati mwebwe muri abahamya by'ibyo ngewe mbabwira. None rero kuri iki cyumweru umuvandimwe, ibaze ubuhamya bwawe bushingiye hehe? Ubuhamya bwawe ni ubuhamya bw'amagambo, cyangwa ubuzima bwawe bwose bwahindutse ubuhamya buriho bufite ubuzima? Uyu munsi rero natwe Yezu yadukijije ubuhumyi bwa roho, dushobora kumva no gusobanukirwa ijambo rye mu ivanjiri uko y'uyu munsi uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 24 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku wa 38. Duhurire muri iyo vanjiri, kandi koko ntidukuke umutima, ntitwigiremo gushidikanya, ahubwo dukomeze tugendane na Yezu Kristo wazutse kugira ngo duhindure ubuzima, dukizwe ibyaha, kandi tube koko abahamya b'izuka rye. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.